nitwa Angel Joanna Kamikazi, nkaba ndi umuyobozi muri The Noble Academy. Impamvu twaje hano, twaje kwiga amateka y'u Rwanda n'abami bagiye bayobora u Rwanda. Hari byinshi twamenyemo. Impamvu twazanye aka kayi ni ukugira ngo tugire ibyo twandikamo tutari tuzi, nk'amazina ari mu byiciro by'abantu by'intwari z'igihugu. Harimo ibyiciro bitatu: harimo imanzi, imena n'ingenzi. Mu manzi harimo intwari ebyiri. Intwari imwe ntabwo izwi, ni ingabo itazwi izina. Intwari ya kabiri ni Gisa Fred Rwigema. Mu imena harimo Niyitegeka Felicite, habamo Uwiringiyimana Agatha, hakabamo Rwagasana Michel, Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, hakaba harimo abanyeshuri b'Inyange. Mu ngenzi ho nta ntwari zirimo, ntago zizwi kugeza n'ubu ngubu. Iri somo riba muri social studies ndetse no mu Kinyarwanda ribamo. Kwiga amateka y'igihugu bidufasha kumenya igihugu cyacu uburyo kimeze, bikadufasha kumenya ururimi rwacu ruduhuza nk'Ikinyarwanda, mbese bikanadufasha kubaka igihugu cyacu. Guha ubutumwa abayobozi b'ibigo by'amashuri, ariko icyo twavuga, icyo twasubiramo ni ijambo His Excellence ajya atubwira buri munsi, kutubwira gukora umurimo unoze, gutanga serivisi nziza. Kenshi akomeza kudushishikariza, cyane cyane tunashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu muri iyi minsi, burimo burashyira urubyiruko mu nzego zose zitandukanye, zaba iz'uburezi, zaba n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Rero icyo badushishikariza ni ukutubwira yuko ari twe Rwanda rwa none ndetse n'ejo hazaza. Icyo navuga rero ni ukubabwira ngo dukomeze dukunde umurimo dukora, kuko umurimo dukora ni mwiza. Aba bana turimo turera ejo hazaza nibo bazaba baduha serivisi, nibo tuzaba dusanga mu karere, nibo tuzaba dusanga muri minisiteri, nibo tuzaba dusanga mu nteko ishinga amategeko. Uko twabigishije rero niko bazatwakira. Igihugu twabashyize mu biganza nicyo bazaba bayoboye, nicyo gihugu tuzaba tubona ejo hazaza. Ababyeyi bafite abana batiga, nk'uko abana batiga ntabwo bazi amateka yose aranze igihugu cy'u Rwanda. Bamwe na bamwe ntabwo bazi gukoresha n'Ikinyarwanda neza. Mu barezi bo hari ibigo bifite abarezi batigisha abana neza Ikinyarwanda, abana bigatuma bakoresha Ikinyarwanda kitari cyiza, kuko Ikinyarwanda kugikoresha bibasaba gukora kumenya Ikinyarwanda, ukagikoresha neza, kugira ngo nugera no kuyobora igihugu uzagire icyo wigisha Abanyarwanda. Abayobozi ndabashimira kuba batugejeje hano ku gicumbi cy'intwari. Ntago nari mazi, byanamfashije kumenya amateka, harimo n'intwari z'igihugu narinze. Byamfashije, ubu ngubu ndishimye, ni byiza, nanjye ndabashimira.
twagira ngo twibwire abantu tuje gusura nabo baraza kutwibwira niba ajya kutwakira. Jye nitwa Martin Hagumimana, ndi headmaster w'iki kigo cyitwa The Noble Academy, kibarizwa i Kayonza. Gifite nursery and primary, ariko abanyeshuri twazanye ni P4 to P6. Twazanye abanyeshuri 105 ndetse na staff y'abantu 8. Twifuje rero gusura kugira ngo dushishikarize abana kumenya umuco w'igihugu, amateka yacyo. Niyo mpamvu rero turaza no gusura handi, ariko by'umwihariko twifuje ko mu bice twasura harimo no ku gicumbi cy'intwari. Murakoze cyane, ngira ngo abo turi hamwe na DOS yitwa Fred, niwe ushinzwe amasomo. Hanyuma turi hamwe na class teacher P4 yitwa Patrick, azamura ikiganza. Turi hamwe na Metroni Dorcas, azamura ikiganza. Nyuma turi hamwe na Petroni, nawe yitwa Ganza, azamura ikiganza. Turi hamwe na class teacher wa P6 yitwa teacher Jarik. Nibwira ko team wenda ari yongeyo. P4, hands up your hands. Say hello. Hello. Okay, thank you. P5, hands up your hands. Say hello. Hello. P6, hands up your hands. Say hello. Hello. Ariko by'umwihariko turi hamwe na head girl, nazamura ikiganza. Head boy. Abayobozi rwose mu byubahiro byabo bose twabakiriye. Murakoze cyane. W'ishuri. Tugana nk'uko babibabwiye, hano hitwa ku gicumbi cy'intwari. Imidari, urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe, ni ikigo cya leta, ntabwo ari umushinga. Ni ikigo cya leta, dukorera muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Ni mu bumwe. Aha mwadusanze ntabwo ariho dukorera Kacyiru nyine mbabwiye, aho minisiteri zindi zikorera. Aha rero kitwa ku Gicumbi kugeza ubu, ngira ngo wenda nizo mufiteho amateka make. Aha iyo tuvuze ku gicumbi cy'intwari z'igihugu, hano hari imva n'ibimenyetso by'intwari. Muri babasobanurire iyo tuvuze imva n'iki, ibimenyetso n'iki. Hanyuma niho havuga amateka y'intwari z'igihugu zemejwe kugeza ubu. Ni umuyobozi. Iki cyitwa igicumbi cy'intwari z'igihugu, ariko dufite n'ikindi gicumbi cyitwa igicumbi cy'ubunyarwanda, ikindi gicumbi mu karere ka Rubavu. Bari bubasobanurire byimbitse. Hanyuma rero turi kumwe na bagenzi banjye bashinzwe kubungabunga ibyo bicumbi. Mbayeho umwanya babibwire, hanyuma banakomerezeho babaganiriza tujye twibuka. Wenda nkifite ijambo, aha dutandukanye n'urwibutso, nubwo hari abahashyinguye. Aha twebwe iyo duhari nyine hari abahashyinguye, ariko ntabwo tuba twaje y'ukwa kabiri buri mwaka. Dere niho umukuru w'igihugu ashyira indabo, niba mujya mukurikira amakuru. Aha rero twebwe turizihiza, nongeye bivuge ngo we celebrate national heroes. Niyo mpamvu iyo turi hano mutaza kwifata, yego ntababwiye ngo musahinde mwitonde, ariko mwumve ko hano ntabwo twaje kwibuka urwibutso. Ariko nanone tunatandukanye n'inzu ndangamurage cyangwa ndangamateka. Nicyo nashaka gusoreza mu rurimi mwumva. Iyi ntabwo ari museum, this is a mausoleum. Yego, iyi ni mausoleum. Iryo jambo ubwo niyo nagira ngo rero nakire bagenzi banjye bakomerezeho babasobanurira ibyo dusura n'iki muri byinshi, babibwire uko nabibabwiye, basoreze kuri bubaha ikiganiro anakomerezeho. N'ikaze rero ku gicumbi cy'intwari z'igihugu. Murakoze. Gutanga amavideo byemewe. Umuyansharinga impeta by'ishimwe mwari muruzi. Nkaba nshinzwe ibicumbi by'intwari z'igihugu. Murakaza neza rero ku gicumbi cy'intwari z'igihugu. Dushinzwe intwari z'igihugu kandi tukagishimwe, nkaba nshinzwe ibicumbi by'intwari z'igihugu. Murakaza neza.
amakuru nabamenye uko bagira Yezu Yves, nkaba ndi umukozi w'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Tugiye kuganira, ibyo ugiye kubaganirira, tugana ku kusura igicumbi cy'intwari z'igihugu. Bababwira ko muzaza gusura igicumbi cy'intwari z'igihugu, mwaketse ko muzahasanga iki? Amateka y'intwari bigaragaza yuko intwari zamuhoraga abantu. Mbaga muzahasanga amazina yabo, tuzahasanga ibyiciro by'intwari, murahasanga imva n'ibimenyetso by'intwari z'igihugu. Ntabwo muhasanga imirambo y'intwari nk'uko babibabwiye. Nitugira ingoro ndangamurage igaragaza ubutwari bw'Abanyarwanda, muzasangamo amafoto y'intwari, musangemo n'inyandiko n'ibindi bimenyetso by'intwari. Ariko uyu munsi icyo muri mubone hano ku gicumbi cy'intwari z'igihugu n'imva z'intwari zatabarutse n'ibimenyetso by'intwari zatabarutse. Aho tuvuga ngo hari umuntu urimo umubiri w'iyo ntwari, imva kuko harimo umubiri, ikimenyetso kuko nta mubiri w'intwari. Intwari zabonetse mu gihe cya Jenoside gusa? Oya, zabayeho kuva ryari? Abazi muri intwari z'igihugu? Muri intwari z'igihugu nibyo. Ubwo turi buze kureba niba muri ku rutonde rw'intwari z'igihugu, kuko hari intwari yo ku ishuri, hari intwari mu muryango, hari intwari mu ikipe ukinamo, n'ahandi ushobora gukora ibikorwa bakavuga bati uyu muntu ni intwari. Ariko se icyo gikorwa wakoze ni cya kindi gituma uba intwari y'igihugu? Oya. Mukeka ko intwari y'igihugu ari yakoze iki? Ntiyabashije kwitanga kugira ngo ibohore abandi barasohoka. Yamennye amaraso kugira ngo ibohore igihugu. Ni ukuvuga ngo kuri wowe intwari igomba kuba yaramennye amaraso kugira ngo ibohore igihugu. Ishobora kugaragara ku ishuri kuko mugenzi wanyu yakoze igikorwa runaka. Intwari ku rwego rw'igihugu n'umuntu uharanira icyo yiyemeje kugeraho kikavamo igikorwa cy'ikirenga gifitiye abandi akamaro. Ibyo akaba yarabikoze ashyizemo ubwitange buhebuje. Icyo gikorwa kikagirira abantu benshi akamaro kandi kikaba cyabera abandi urugero. Mwabyumvise? Hanyuma uwo muntu agomba kuba yaragaragaje kutarangwa n'ubugwari, yaririnze ubugwari mu migire ye. Uwo ni we ntwari y'igihugu. Ntabwo ushobora kuvuka uyu munsi ngo nuko wakinnye neza umupira hanyuma uvuge ngo uri intwari y'igihugu. Uzaba intwari mu ikipe yawe ariko ntabwo uri intwari y'igihugu. Hari uwavuze ngo intwari zabayeho kuva kera mu gihe cy'abami. Ntabwo ari ukwibeshya. Muzi Rwanda nziza? Murayizi? Igitero cya gatatu tuvuga duti cya Rwanda nziza. Ninde ugiye kuduterera igitero cya gatatu cya Rwanda nziza? Yego? Abakurambere b'intwari bitanze batizigama, baraguhambuva mu bukombe, utsinda ubukoroni n'amatsi ibihugu byayogoje Afurika yose, none uraganje mu bwigenge, dukomere uko turi twese. Abakurambere b'intwari bitanze batizigama, baraguhanga uvamo ubukombe. Aho turavuga
u Rwanda, sibyo? Kubaho k'u Rwanda tubikesha abakurambere b'intwari bahanze iki gihugu. Abakurambere b'intwari bakirwaniriye kugira ngo kitigarurirwa n'amahanga, u Rwanda rukazima. Abakurambere b'intwari barwanye kugira ngo u Rwanda rwaguke rube runini, uyu munsi tukaba turubona gutya, ariko tukazirikana n'abandi mu bihe bitandukanye bagiye bitanga, bwa bwitange mwavugaga, kugira ngo u Rwanda rukomeze rubeho, u Rwanda rugire iterambere. Abo bose ni intwari z'igihugu. Tukiri muri icyo gihe cya kera, niki cyagaragaza ko umuntu yakoze ibikorwa bye bidasanzwe by'indashyikirwa? Uwafatwaga nk'intwari bamugenzaga bate? Bamuhaga iki? Yego, umudari. Nk'uwuhe? Urugero. Yego, impeta y'ishimwe yitwaga ngo iki? Uzi izina? Impeta y'ishimwe batangaga, bahaga umuntu wagaragaje kuba ari intwari mu gihe cya kera. Ntabwo mubyibuka? Reka mbabaze. Yego, umudende ni iki? Murawuzi? Mwigeze mwumva iryo jambo? Oya. Kera rero, ibyo muri secondary. Kera iyo umuntu yajyaga ku rugamba akitwara neza, cyane cyane akica ababisha benshi, baramuhembaga, baramugororeraga, bakamuha impeta y'ishimwe. Iyo yabaga yishe ababisha 7, bamuhaga umudende, impeta yitwa umudende. Yaba yishe 14 ni ababisha, abo barwana ku rugamba, agahabwa impotore. Impotore yageza kuri 21 agakorerwa icyo bita gucana uruti. Agacanya uruti, azamutse mu ntera. Uwo nguwo yabaga yabaye indashyikirwa ku rugamba. None dukomeze ko kera barebaga ibijyanye n'urugamba bakavuga bati uwitwaye neza ni intwari. Mu gihe nta ntambara zihari, nta ntwari twabona? Twayibona? Iyo ntwari yaba yakoze iki? Yaba yakoze iki? Uyu munsi, excuse me, basa nk'abatinze kuri za mpeta z'ubutwari uko ari 3, barimo barabazanyirwa kuko barimo bandika. Ni za mpeta za kera? Uko ari 3. Mwandike noneho. Umudende mwawanditse? Wabaga wisha ababisha bangahe? 7. Twakomeje. Impotore wabaga wishe bangahe? 14. Hanyuma gucana uruti 21. Ibyo ni ibya kera. Bya kera kuko barebaga tuzazibona ku bantu bakoze iki? Ku bantu bakoze iki? Bize. Yego, giye ku rugamba. Ariko hari n'abakoze ibikorwa by'indashyikirwa bigamije gukiza abantu, bigamije gutuma imibereho y'Abanyarwanda, bigamije gutuma sosiyete nyarwanda ikomeza kuba indashyikirwa. None ndagira ngo mbabaze, muzi intwari z'u Rwanda zemejwe kugeza uyu munsi? Murazizi? Bamwe barazizi, abandi ntibazizi. Ariko mbere yuko tuzigeraho, mwari muzi yuko hari ibyiciro by'intwari z'igihugu? Murabizi? Ni bingahe? Ndagira ngo mwihe amashyi. Murakoze. Tugiye kureba mu cyiciro cy'imanzi dusangamo izihe ntwari. Nigeze kukubaza wowe, mbwira umwe
Unknown soldiers. Utsubiramo. Unknown soldiers. Mu manzi hajyamo gusa intwari zatabarutse. Ntabwo ushobora kujya mu manzi ukiriho. Hajyamo intwari zatabarutse gusa. Twakomeje. Gutabaruka no kugira gute? Kwitaba Imana, kuva mu buzima. Mu cyiciro cya kabiri, aricyo icyiciro vuga cyane Niyitegeka Felicita, Uwiringiyimana Agatha, tugasangamo Niyitegeka Felicita, tugasangamo abanyeshuri b'Inyange. Nabyumvise? Ngiye gusubiramo. Mu Mena dusangamo intwari zikurikira: Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, intwari Rwagasana Michel, Uwiringiyimana Agatha, Niyitegeka Felicita, abanyeshuri b'Inyange. Abo nibo dusanga mu cyiciro cy'intwari z'Imena. Rwagasana Michel mu cyiciro cy'intwari z'Imena. No mu cyiciro cy'intwari z'ingenzi hashobora kujyamo intwari ikiriho, kimwe nuko dushobora gusangamo intwari yatabarutse. Bitandukanye no mu cyiciro cy'imanzi, aho ushyirwa muri icyo cyiciro bisaba ko aba yaratabarutse. Naho mu Mena no mu ngenzi ushobora gusangamo intwari ikiriho cyangwa yaratabarutse. Kugira ngo umuntu ashyirwe ku rutonde rw'intwari akabitangaza. Yego, undi? Cyaba yakoze igikorwa kikagera ku bantu bose. Ibyo muvuze nibyo. Kugira ngo umuntu ashyirwe ku rutonde rw'intwari z'igihugu, nibyo agomba kuba yararanzwe n'ibikorwa byiza, bikamenyekana, bikagirira abantu benshi akamaro. Rero iyo byamenyekanye ko umuntu runaka avugwaho ibikorwa by'indashyikirwa, hakagira abamutangaho umukandida, batanga amakuru bakayashyikiriza rwa rwego dukorera, urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe, hanyuma hagakorwa ubushakashatsi kareba ko ya makuru avugwa ku muntu runaka afite ishingiro, k'ibyo bikorwa koko byagize akamaro, ibyo bikorwa birangwa mu bwitange, ibyo bikorwa bifite urugero bitanga. Icyo gihe bwa bushakashatsi nibwo bugaragaza ko mvuze impeta y'ishimwe. Impeta y'ishimwe ni ikimenyetso gitangwa n'ubutegetsi kigahabwa umuntu wagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa, ariko bitari ku rwego rwo kumugira intwari y'igihugu, ahubwo akabishimirwa ku rwego rw'igihugu. Niyo mpamvu urwego dukorera rwitwa urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Hari impeta z'ishimwe zitangwa ku rwego rw'igihugu ni 7. Ngiye kuzibabwira mu magambo make, turi buze kubaha aho zanditse. Nimugera ku ishuri muzasure library, muzazibona uko zisa, hanyuma n'abo zihabwa baba bakoze iki, muzabisobanukirwa. Uko nari mbabwiye, impeta z'ishimwe ni 7, duhereye ku yitwa uruti ikaba ari impeta yo kubohora igihugu. Umurinzi
ni impeta yo guhagarika jenoside. Impeta ya gatatu yitwa agaciro. Agaciro cyangwa impeta y'icyubahiro. Impeta y'icyubahiro yitwa agaciro. Indi ni impeta yitwa igihango. Igihango. Impeta igihango ni impeta y'ubucuti. Indi ya gatandatu indengabaganizi. Ntabwo mwiga Ikinyarwanda? Indengabaganizi. Iyo yitwa indashyikirwa. Indashyikirwa. Iyo ni impeta y'umurimo. Impeta ya karindwi. Impeta ya karindwi yitwa indangamirwa. Indangamirwa. Iyo ni impeta y'umuco. Indangamirwa. Ibe nabo n'abazihabwa. Mumenye yuko izo mpeta twavuze yuko ari ikimenyetso cy'ishimwe gitangwa n'ubuyobozi bw'igihugu. Niyo mpamvu abazihabwa bazambikwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyangwa undi yagennye, ariko ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika uzambika abazigenewe. Sibyo? Twakomeje kugira ngo oya mutabyandika ibyo ngibyo, kugira ngo umuntu yarakoze ibikorwa byiza, ariko hari ikiba cyaramufashije kugira ngo agere kuri ibyo bikorwa byiza by'indashyikirwa, nuko aba yararanzwe n'indangagaciro. Indangagaciro murazumva? Murazizi? Indangagaciro murazizi? Murazizi? Ndashaka babiri bambwira izo bazi. Gukunda igihugu, yego. Gukunda umurimo, kwigira, kwihesha agaciro. Iya mbere andika izo ndangagaciro. iya mbere ni ubumwe. Ubumwe. Iya kabiri gukunda igihugu. Gukunda igihugu. Hanyuma iya kane ubupfura. Ubupfura. Mwazifashe? Ubumwe, gukunda igihugu, ubupfura. Nizo ndangagaciro enye nkuru, izindi zose zishamikiraho. Mwazifashe? Ndagira ngo mbasabe ikintu kimwe. Tugaruke muri Rwanda nziza. Igitero cya kabiri cya Rwanda nziza murakizi. Ni ikihe? Oya barekere bitare nta. Ngaho ninde uduterera? Tugukesha nibishikirwa, umuco dusangira turangwa, ururimi rwacu rukaduhuza, ubwenge umutima amaboko yacu ntibidukunda se bikwiye n'ugutembera ubutitsa. Ibyo tugukesha ntibishyikirwa, sibyo? Horana Imana murage mwiza, ibyo tugukesha ntibishyikirwa. Dukomeze tukavuga ngo iki? Umuco dusangiye uraturanga. Umuco dusangiye ni wa wundi dusangamo za ndangagaciro mbabwiye.
bivuze ko tugomba kurangwa na za ndangagaciro kandi tukemera ko umuco uturanga twebwe tuwusangiye nk'abanyarwanda. Yego, dukomeze. Ururimi ururimi rwacu ruraduhuza. Ni uruhe? Ni uruhe? Ikinyarwanda ni ururimi rwacu ruduhuza nk'abanyarwanda. Ikinyarwanda murakizi? Murakivuga? Muragikunda? Niba mukivuga mukaba mugikunda, murasabwa kugikoresha neza. Mukunda ururimi rwacu nk'ikinyarwanda kandi mugikoreshe neza. Hanyuma twakomeje tukavuga ngo ubwenge, umutima, amaboko yacu nibigukungahaze bikwiye. Mwebwe uyu munsi muri abanyeshuri. Muri abanyeshuri. Kuki mujya ku ishuri? Kwiga kugira ngo mubone iki? Ubumenyi. Ubwo bumenyi mubukoresha iki? Mubone ubumenyi bw'ibanze muri primary, muvemo mujye muri secondary, muzagere muri za kaminuza. Nimurangiza icyiciro cy'amasomo muzasohoka mujye hanze muhabwe inshingano. Muri izo nshingano mugomba guhabwa, mugomba kurangwa na za ndangagaciro, ukamenya ko bwa bumenyi wavomye ku ishuri uramukoresha mu kubaka igihugu. Imbaraga ufite nk'urubyiruko ugomba kuzikoresha mu kubaka igihugu, ntabwo ari mu gusenya ibyagezweho. Hanyuma buri gihe ukaba ufite ku mutima igihugu. Sibyo? Ndabona rero mwumvise, mwakurikiye. Impeta y'agaciro ni iki? Impeta yitwa agaciro, ikaba ari impeta y'icyubahiro. Ihabwa abayobozi b'ibihugu n'abakuru ba za guverinoma kubera ibikorwa byabo bagaragaje bifite ngaho. Ariko ibibazo turaza kubifata nyuma. Reka mbanze numve abangaba babiri. Niba agiye ku rugamba akica abantu ariko atitaye ku bantu arimo arica, ahubwo yitaye ku bantu arimo aratabara abantu. Umuntu ugiye ku rugamba hanyuma akica abantu atitaye kubo yica, ahubwo agamije yitaye kuba ashaka kurokora. Bagiye kurwana n'ababisha. Icyo gihe ari kurwana ku busugire bw'igihugu. Babisha barahanganye. Abo ngabo nta nubwo yita ku mubare w'abaguye hariya. Ikigenderewe ni ukurinda ubusugire bw'igihugu. Bwa busugire bw'igihugu nibwo buha umutekano abasivili bari inyuma batari ku rugamba. Icyo gihe uwo nguwo nyine ari kuzuza inshingano ye nk'ingabo y'igihugu. Ntabwo kuba yishe umubare w'abantu hariya ku rugamba avuga ngo ni intwari. Oya, yitwaye neza, yujuje inshingano kuko yarwanye ku busugire bw'igihugu. Hari uburyo inzego zibishinzwe. Ndashaka kuvuga urwego rw'umutekano, urwego rw'ingabo rushobora kumushimira ko hari impeta twababwiye. Ariko ibijyanye no ku rugamba, kuko kariya ni akazi gafite disipurine igenga abagakora, bifite ubundi buryo bikurikirana. Ntitubihuze n'ibikorwa by'ubutwari aha ngaha. Ngaho mbaza wowe cya kibazo wari ufite. Aha ngaha abaje hano ngo habe iki? Aha turi buze kuhagarukaho nyuma muri cya gihe cyo gusura imva n'ibimenyetso. Ariyo mpamvu ngiye kubasaba mukihangana, murahaguruka hanyuma tujye kureba imva n'ibimenyetso by'intwari. Sibyo?
turagera ahantu haruhukiye umubiri w'intwari, tugere n'ahandi hari ibimenyetso by'intwari. Nituva kuhasura ahangaha naho turi buze kuhagera mumenye ngo aha harimo iki. Uko tugiye kubikora, turanyura he kugira ngo tubashyire ku mirongo. Uko tugiye kubikora, njyewe ndajya imbere yanyu hanyuma munkurikire. Yego. Nitugera aho tugiye nije ubereka aho muhagarara nuko mwifata, sibyo? Murabyemeye? Yego. Murabyemeye? Yego. Ngaho kuko nabibabwiye, aho tuvuga ikimenyetso ni ukuvuga ko nta mubiri w'umuntu uwo ari we wese urimo. Hanyuma mwitegereze, handitse ngo intwari y'imanzi itazwi izi, cyangwa se umusirikare wagiye ku rugamba ngarugweho, noneho igwa igihe abanyarwanda barurindaga ko ababisha barwigarurira. Abo baguye ku rugamba ntibamenyekane mu buryo bw'umwihariko, barimo ahangaha. Izo ntwari zitamenye ko ntizimenyekane n'izashoboraga kurugwaho. Bijyana nuko ahangaha nta mazina y'umuntu ariho, yewe nta n'itariki cyangwa se umwaka uriho. Kubera iki? Kubera yuko ari ikimenyetso gifata mu gihe cya kera, icy'ubu n'ikizaza. Byasobanutse? Gatako. Bahise ko muri kunsiga ninde uri bubakire? Oya, mugarukira ahangaha. Muhagarare mureba hariya, utarenga ahangaha. Mwegera ahangaha, niba mushobora gusoma hariya mwegera. Murabasha gusoma aha? Bariya bari hariya, uri kuhabona? Nawe uri kuhabona? Aha rero imva y'intwari y'imanzi Major General Fred Gisa Rwigema. Mwabyumvise yuko hano ari imva? Mwabyumvise? Kubera iki? Umubiri wa Major General Fred Gisa Rwigema uruhukiyemo hano. Niyo mpamvu tuvuga ko ari imva y'intwari. Major General Fred Gisa Rwigema afite amateka yihariye, arimo indangagaciro yagaragaje mu buryo buhebuje. Ariyo mpamvu yashyizwe mu cyiciro cy'intwari cy'imanzi. Hari ubwitange, gukunda igihugu, ubushishozi n'izindi nyinshi. Izo nizo mbabwiye, ariko yaranzwe n'indangagaciro zatumye ibikorwa bye bimugaragara ko akwiye kuba intwari y'imanzi. Kwerekeza garuri. Oya, mutajya hurire nako kantu. Oya. Intwari y'Imena, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Aha rero murakoze. I Nyanza murabizi niho hari umubiri we. Imva y'umwami bayita oya, nidusoza baraguha amashyi. Imva y'umwami yitwa umusezero. Hano rero ni ikimenyetso kuko ntabwo yatabarijwe ahangaha. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari yaravutse mu 1911 aza gutanga mu 1959. Indangagaciro zamuranze harimo gukunda igihugu,
muri uko gukunda igihugu yabigaragaje aharanira ko abanyarwanda bajya mu ishuri bakiga biga. Urabona hariya turi mu 1959, ariko nusubira inyuma mu 1952 na 3 nibwo yaharaniye ko haba abanyarwanda bajya kwiga, bakiga mu gihugu, yewe bakajya no kwiga mu mahanga. Ikindi nuko yaharaniye ko u Rwanda rubona ubwigenge rukigobotora ubukoroni bw'abazungu. Ibyo ni ibyamuranze. Hari n'ibindi byinshi, ariko mube mufashe ibyo ngibyo. Dukomena Rwagasana Michel wari waravutse mu 1927, aza gutabaruka mu 1963. Uyu nawe hano ni ikimenyetso, ntabwo umubiri we urimo hangaha. Nkuko nari mbivuze, yishwe mu 1963, umubiri we ntabwo wabonetse kugira ngo ushyingurwe hano. Akaba ariyo mpamvu tuhafite ikimenyetso. Ariko uyu nguyu byamuranze, indangagaciro zamuranze harimo kuba yaraharaniye ubumwe bw'abanyarwanda. Yashyigikiye ubumwe, yanze amacakubiri. Mwakurikiye? Ntabwo mwakurikiye? Mwari mwagiye he? Rwagasana Michel yaranzwe n'inda amacakubiri. Ntabwo yashyigikiye ivangura. Ngicyo kimwe mu byatumye uri imbere y'imva y'intwari y'Imena Uwiringiye Imana Agatha. Iyi ni imva kuko umubiri we uruhukiye ahangaha. Uwiringiye Imana Agatha yari yaravutse aza kwicwa ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 1994, ubwo jenoside yakorewe abatutsi. Byatumye yicwa nuko ntiyarashyigikiye umugambi wa jenoside, ntiyarashyigikiye amacakubiri, kimwe nuko mu byamuranze ntabwo icyitwa ivangura amacakubiri yaragishyigikiye, kuko yashoboye gukuraho icyo bita politiki yiringaniza n'ivangura mu mashuri. Ari minisitiri w'amashuri yavuze ngo abana b'u Rwanda bakoreye ntabwo bakwiye kujya muri ibyo byiciro byisumbuye kubera ubwoko cyangwa se akarere baturukamo. Hanyuma ikindi azwiho yaharaniye ni uburere bw'umwana w'umukobwa. Yashyigikiye ko abanyeshuri b'abakobwa nabo biga kimwe n'abasaza babo bakazamuka bakaminuza. Ibyo nibyo byamuranze. Aha rero twavuze yuko ari imva kuko aruhukiye ahangaha. Ibyo mutabasha kwandikira ahangaha ntimugire ikibazo, turabandiko turi buze kubaha. Twakomeje aha tegeka Felicite. Ko mubibona yari yaravutse mu 1934, aza kwicwa mu 1994 ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 4. Yishwe ari kumwe n'abantu bari bamuhungiyeho mu kigo yayoboraga, bazi yuko bari buze kuharokokera, cyane ko muri benshi bahahungiye bamwe yashoboye kubahungisha bambuka bajya muri Zaire. Hanyuma kubw'amahirwe make abandi bari kumwe kuri iriya tariki nari mbabwiye kuri 21 yicanywe nabo. Ariko uyu Niyitegeka Felicita
yaranzwe n'indangagaciro y'ubumuntu, kuko abantu bicanwe nabo nuko ariko yahisemo gupfana nabo. Byagenze bite? Aravuga ngo ntabwo mwampungisha jyenyine, mutujyane uko tungana hano, cyangwa muturinde ntitwicwe. Ariko kubera ko ntibabikoze, ahubwo baka nitegeka icyemezo bashyira komanda wari wabatumye ari we musaza wa Niyitegeka, duhe ikimenyetso turi bushyire komanda kugira ngo amenye yuko twakugezeho. Niyitegeka yaranditse ngo wakoze, abwira musaza we, wakoze kuba watekereje kunkiza, ariko gukiza ubuzima bwanjye jyenyine size abantu 43 turi kumwe hano, mpisemo gupfana nabo. Mu yandi magambo, yemeye gupfana n'abandi kubera iki? Kuko yavugaga ngo yewe ndakiza. Indangagaciro y'ubumuntu niyo yamuranze ari muri icyo gihe na mbere yaho. Yagaragaje ko umuntu ari kimwe n'undi, ko ubuzima bwa muntu ari ubwo kubahwa. Hanyuma aho yabaga hariya i Rubavu hitwa Centre Saint Pierre, niho bababwiye hamwe hari igicumbi cy'ubumuntu. Aho yabaga hagizwe igicumbi cy'ubumuntu. Iyo uhasuye ubona amateka yaranze Niyitegeka, ibikorwa bye, ibyo byose bikaba byagusunikira kumva ko indangagaciro y'ubumuntu ishobora kuranga n'abandi. Hano rero ni ikimenyetso kuko umubiri we ntabwo urimo, yiciwe hariya mu karere ka Rubavu ku cyobo rusange. Umubiri we ntabwo wabonetse kugira ngo ushyingurwe hano igihe yaragizwe intwari y'igihugu. Ikimenyetso cy'intwari z'Imena, abanyeshuri b'Inyange. Nituvuga abanyeshuri b'Inyange, mwumve abanyeshuri ka Ngororero, ni mu ntara y'Iburengerazuba. Aba igikorwa cyabo bakigezeho mu 1990 kwanyu abahutu mujye kwanyu, ibintu by'amoko biri aho ngaho. Ariko abanyeshuri bahitamo kuvuga ngo ntabwo twivangura kuko twese turi Abanyarwanda, banga kwivangura, ahubwo bagaragaza yuko basangiye isano yo kuba Abanyarwanda. Cyabindi twaririmbye muri Rwanda nziza, rurimi ruraduhuza kandi sangiye umuco. Bo rero barabigaragaje, banga kwivangura. Muri cyumba cy'umwaka wa 6 abacengezi batiye babonye ko abana banze kwivangura, batangiye kubarasa n'imbunda, batera grenade mu ishuri. Bamwe barapfa kuko muri icyo cyumba hahise hapfa abanyeshuri 3, abandi barakomereka cyane, hamwe batakaza ingingo. Abacengezi bavuye aho ngaho mu mwaka wa 6 bajya mu mwaka wa 5, naho bagezeyo basaba abanyeshuri kwivangura bashingiye ku by'amoko. Naho abanyeshuri baranga bati twese turi Abanyarwanda. Naho haguye abanyeshuri 3 muri iryo joro yo kuri 18 z'ukwezi kwa 3 1997 hishwe abanyeshuri 6. Mu mwaka wa 6 higagamo abana 19. Mu mwaka wa 5 higamo abanyeshuri 28. Nibo bari muri ayo mashuri muri iryo joro. Abo rero kari 47 nibo bagizwe intwari z'igihugu muri 2001. Ari babandi 6 batabarutse bishwe, ari nabandi barokotse icyo gitero, bose ni intwari z'igihugu. Muri iki cyiciro iyo tuvuga abanyeshuri cyangwa se abari abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange, tuba tuvuga intwari 47. Muri zo kugeza uyu munsi 8 bamaze gutabaruka, abakiriho ni 39.
hari intwari 39 zikiriho. Mwari mubizi? Mwari mubizi? Intwari zikiriho kugeza uyu munsi ni 39 tuzisanga muri iki cyiciro cy'intwari z'imena, by'umwihariko akaba ari abanyeshuri b'Inyange. Sibyo? Hariya ho biga mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange naho tuhafite igicumbi. Ni igicumbi cy'ubunyarwanda kubera cya gikorwa bakoze cy'indashyikirwa cyo gushimangira isano ihuje abanyarwanda bakanga kwivangura ikihe oya. Aha ngaha hepfo uko muhareba niho hagenewe ibimenyetso bizaranga intwari ziri mu cyiciro cy'ingenzi. Abonye yuko kandi mwambwiye ko mu ngenzi nta ntwari zirimo, sibyo? Mu gihe zaba zabonetse niho hazashyirwa ibimenyetso by'intwari. Yego, imitako, yego, imiti nyarwanda, yego. Nibyo hano abonye yuko mwasuye, mwabonye imva n'ibimenyetso by'intwari, ariko hari n'ubusitani bwiza, hari indabo z'amoko anyuranye. Ariko tugeze hano bamwe ngo hari ibyatsi, ariko hari uvuze ngo harimo imiti nyarwanda kondo. Iki ni ikihe? Ikiriya? Kiriya kiri hasi hariya gifite igikakarubamba n'utundi twatsi twinshi turimo. Izina ryacu ndaryibagiwe nindimenya ndaribabwira ntituratandukana. Icyo bisobanuye ni iki? Oya, hanyuma iki ngiki hari n'ibindi. Hano rero mumenye yuko kuba dufite iyi miti gakondo tukagira ibi biti hari icyo bisobanuye. Nuko kuva kera na kare abazungu batarazana uwo mpamvu y'iyi miti. Muravumba, umwenya, igikakarubamba, hari n'utundi twatsi turi hasi mutazi amazina, ariko nicyo gisobanuro. Mwareba hariya kiriya giti muvuze umuko, baraza kukikwereka, gifite cyenda kumera nk'igifite amahwa, gifite igisobanuro mu mateka n'umuco w'abanyarwanda. Twagaruka kuri iki ngiki kiri aha ngaha, nicyo nshaka gutindaho. Muvuze ko ari umuvumu wari ufite akamaro mu mibereho y'abanyarwanda, kubera ko bashoboraga gukuramo imyambaro mu giti. Imyambaro, iyi myenda dufite itaraza, abazungu batarayituzanira, abanyarwanda barambaraga. Bakoreshaga igishishwa cya kiriya giti bagakuramo imyambaro bitaga impuzu. Abandi bakambara impuzo zavaga murabyumva. Ariko nanone kiriya giti cyashoboraga gukurwamo umuvure. Umuvure murabuze? Bawukoreramo iki? Bawengeramo. Bagakoramo iki? Isekuro. Bagakoramo iki? Umuhini. Bagakoramo iki? Bariraga kuki? Imbehe. N'ibindi byashoboraga gufasha mu buzima, akoreshwa nk'imiti gakondo y'imibereho, babibyaza umusaruro, ari ukugira ngo babone inyama cyane. Abafite ibibazo, tugiye gusubira hariya ruguru twahereye, tubasobanurire kiriya kimenyetso. Hari umuntu wabajije, niturangiza dufate ibibazo bingahe mubaze, tubahe ibisubizo. Nyuma yaho turareba niba
nabibabwiye ku munsi w'intwari z'igihugu ku itariki uyoborwa na nyakubahwa perezida wa repubulika agashyira indabo ahangaha. Mwabyumvise? Noneho ibyo murabisobanukiwe, tugiye gufata ibibazo, turafata bita. Yego. Mfite ikibazo cy'uko iyo umuntu uba munoza mu cyiciro cy'imena ariko akiriho, kuko wavuze ko mu mena hashobora kubamo abantu bapfuye cyangwa bakiriho, agakora mwaje gusura igicumbi cy'intwari z'igihugu, hakaba mwasuye ahitwa Mausoleum. Mausoleum itandukanye na museum. Hano rero mu mushinga uhari igenewe kuzashyirwamo museum, niho muzajya musanga amafoto, ninde wavuze ngo amafoto y'intwari n'izindi nyandiko zaranze intwari muzajya muzisanga muri museum. Ikibazo cya gatatu tugasoza. Mu mwaka wa kane muri jenoside habayeho kwica abantu. Impamvu ya jenoside ifite imizi mu macakubiri, ifite imizi mu kugutakara kwa za ndangagaciro twavuga no kutagira ubumwe, yimikwa n'ivangura, irondabwoko, amacakubiri n'ibindi. Iyo nta gukunda igihugu umuntu yifitemo, nibwo atekereza kuba yakica mugenzi we. Muri make, impamvu zatumye abantu bicana mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi nuko habayeho urwango. Abahutu bigishijwe kwanga abo bitaga abatutsi, ibintu byazanywe n'abazungu, noneho bizicanye inkomoko ya jenoside yakorewe abatutsi. Bagaragaza gushaka kumenya, kwiga ni byiza, mwavuze yuko mwagiye ku ishuri kugira ngo mushake ubumenyi, none uyu munsi navuze ngo reka twige n'ibireba intwari zacu. Nizere yuko mwabikurikiranye, muri mwe tuzabonamo abazaba intwari barimo. Ndabashimiye kuba mwanteze amatwi, mwakurikiye, mwanditse bimwe mu byo navuze bizabafashe mu masomo, ariko no discipline. Ahandi twavuze indangagaciro enye, hariyo twasorejeho ubupfura. Genda babwira ngo uburere mutozwa no mu rugo, mutozwa no ku ishuri, bubagirire akamaro, sibyo? Rero ndagira ngo mwihe amashyi mbashimira. Murakoze. Mufite ururabo, ngiye kurushyira ahangaha. Ni mu mwanya nyakubahwa perezida wa repubulika ashyira ururabo. Uyu munsi nimwe mufite icyubahiro cyo gushyira ururabo hano mu rwego rwo kuzirikana intwari zacu, sibyo? Guha agaciro ibikorwa by'intwari zacu. Turabikora dute? Hari abo mwatoranyije, turahagarara hariya, hanyuma begera imbere bashyireho ururabo. Nyuma yo gushyiraho ururabo, turaza guhagarara hano tureba kuri arena, dufate ifoto y'urwibutso, sibyo? Kugira ngo n'ayo masura yanyu tuyabike, nihagira uba intwari tuzavuge ngo abikomora kuba ku itariki ya
bakorera hano, wenda nenda gukosora ko ntago ndi umuyobozi, ndi umwe mu bakozi bakorera hano. Iyi museum mwaje gusura rero ni ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside, sibyo? Ariko iyi ni phase ya nyuma, ni phase ya kane. Aya mateka ya liberation struggle y'igihugu cyacu afite ibyiciro bigera muri 4. Rero ubu uyu munsi mwasuye icyiciro cya kane cy'amateka y'urugamba rwo guhagarika genocide. Ninde wahagaritse genocide? Muracyabyibuka? Umuvugire rimwe nacyo. Aha. Genocide yatangiye itariki zingahe? Genocide yatangiye itariki 7 z'ukwezi kwa kangahe? Kwa kane. Mugenzi wanjye yababwiye ko genocide ikimara gutangira ingabo z'umuryango w'abibumbye zakuyemo akarenge zahawe itegeko ryo gusohoka. Simubyibuka? Hanyuma noneho ninde watanze itegeko ryo guhagarika genocide? Ni nyakubahwa Perezida Repubulika. Itegeko ryavugaga iki? Yaritanze ryari? Muvugire hamwe. Itegeko byari guhagarika genocide ku ngabo za RP zahawe itegeko n'uwari umugabo mukuru w'ingabo za RP General Paul Kagame nyakubahwa Perezida Repubulika uyu munsi aritanga ari ku murindi w'intwari Byumba saa 9 z'amanywa. Atanga itegeko ryo guhagarika genocide, kurokora abicwaga no gutsinda umwanzi. Sibyo? Umwanzi tuvugana wakoraga genocide. Itegeko ryavugaga iki noneho muri sebo nk'abanyeshuri gahoro? Itegeko guhagarika genocide, kurokora abicwaga, gutsinda. Order was very clear: stopping the genocide, to rescue the victims, defeat genocidal forces. Sibyo? Ariko noneho reka dusubire inyuma. Ubundi amateka y'u Rwanda rikiriya mbere y'abakoloni kuna abantu bari babanye neza, ariko ibibazo byaje guterwa n'ababirigi. Aho batangiye kuza bavuga ko abatutsi baturutse muri Ethiopia n'ibindi bababwiye. Sibyo? Iyo tuvuga RPF muzi RPF. What is RPF in full? Iyi Rwanda Patriotic Front yavutse tariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1987. Ivukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda mu buryo bw'ibanga. Tariki 25 z'ukwezi kwa 12 1987. Murumva igihe RPF yavukiye? Ndetse RPF ivuka ifite 8 points program. RPF yavutse 25 z'ukwa 12 1987 muri Uganda. Sibyo? Nkuko rero nabibabwiye, liberation struggle y'igihugu cyacu y'u Rwanda ifite phase enye. Ubu mwebwe mwasuye phase ya nyuma. Phase ya mbere ihera tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 90. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 90 igahera Kagitumba. Icyo gihe tariki ya mbere y'ukwa 10 muri 90 nibwo RPF yari yafashe icyemezo cyo kubohora u Rwanda, kubohora igihugu cyacu. Sibyo? Itangiza urugamba rwo kubohora igihugu tariki ya mbere y'ukwa 10 muri 90. Urugamba rwo kubohora igihugu rutangira Kagitumba ni Burasirazuba. Iyo uvuye i Kigali ujya Burasirazuba Kagitumba ni ibirometero 200. Iyo ni phase 1. Sibyo? Ariko muri urwo rugamba haje kuba ibibazo bikomeye. Abayobozi, umuyobozi wari w'igisirikare cya RP Inkotanyi Lt Fred Rwigema cya RP. Sibyo? Tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 90 none imaze gutangiza urugamba ruyoboye igisirikare cya RP yari Major General Fred Rwigema. Ni wari umugabo mukuru w'ingabo za RP. Umwanzi aramurasa arapfa. Habaho ibibazo bikomeye. Icyo gihe nyamwe ku itariki 14 nibwo yabagezeho none ahindura uburyo bw'imirwanire ni 90. Yarusha yasinywe tariki 9 z'ukwezi kwa 8 1993. Nitwa Hagumimana Martin, ndi umuyobozi w'ikigo cya The Noble Academy
kibarizwa mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Ni ikigo gifite nursery and primary. Hanyuma rero mu byo dutegura, mu byo twigisha abana harimo no gutegura urugendo shuri rugamije ibintu bibiri. Ubundi mu Cyongereza cyangwa se mu ndimi z'amahanga ni education trip. Ariko haba hagamijwe cyane cyane kwigisha abana amateka y'igihugu. Harimo kumenya igihugu, bakamenya ibikorwa remezo bikigize iby'ingenzi, ariko kandi bakanamenya n'amateka y'igihugu. Nibyo rero bikubiye muri uru rugendo shuri. Twahereye ku gicumbi cy'intwari. Igicumbi cy'intwari kibumbatiye amateka y'intwari zabohoye iki gihugu, ariko kandi harimo n'amateka y'abandi bagiye baharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Rero mu byo tugamije ni ukugira ngo abana bamenye ubwo butwari bwaranze intwari z'igihugu cyacu, nabo bakure bagaharanira kuzaba intwari, kugera ikirenge cy'intwari zabiharaniye nazo zikaba muri iki cyiciro. Birashoboka ko umuntu yaba intwari akiriho, birashoboka ko yaba intwari yaratabarutse. Rero nibyo tuba tugamije kubigisha kugira ngo bakure bafite uwo mutima w'ubutwari. Twasuye kwa Habyarimana tugamije kugira ngo abana bamenye amateka y'igihugu, kuko naho hari amateka y'igihugu cyacu. Amateka yacu harimo ameza nasharira, ariko n'ayacu ntabwo umuntu yamenye yajya atazi yava. Nabyo rero hari ibyo bagomba kuhigira, hari ibyo bahigiye, kumenya nk'amateka ahari, umuperezida wayoboraga igihugu bikakiganisha no mu macakubiri ariyo yakigeje muri genocide. Nabyo bakwiriye kubimenya kuko ni ayacu. Kandi twasuye convention center, twasuye kuri BK Arena, twasuye kuri Stade Amahoro. Icyo bigamije nabyo ni ukugira ngo abana bamenye ibikorwa remezo nyuma ya genocide igihugu kirimo kiragana he, kigeze he. Hari ababa basanzwe babibona ku mateleviziyo, ariko ni byiza ngo bahagere bamenye, babone ibyo bikorwa remezo, kuko ubaho u Rwanda rugeze no gutera imbere, ariko nanone tukabungabunga n'ibyagezweho. Mu byo bakwiriye kubungabunga rero harimo n'ibi ngibi. Twasuye kandi no ku nteko ishinga amategeko, aho baherewe amateka asobanura uburyo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangijwe ndetse n'uko rwaje gusoza. Ahanini nicyo bigamije, kugira ngo abana bamenye amateka y'uko urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye ndetse n'uko rwarangiye, kugira ngo bishishikarize abana kumenya yuko nubwo iki gihugu kimeze gutya, ariko hari abantu babyitangiye kandi barabitegura babigeraho. Nabo rero babigeraho, kuko intambara dufite niyo kugira ngo dutere imbere, niyo kugira ngo tubohore igihugu ku bukene ndetse n'ubujiji. Hariho amazina y'abami agiye atandukanye. Kuri iriya myenda yabo ya siporo bayambara kuwa gatatu no kuwa gatanu. Twabikoze mu rwego rwo kugira ngo umwana wacu akure ashishikarira kumenya amateka y'igihugu avukamo. Nimba yambaye umwami ku mupira handitseho umwami Musinga, no kuvuga ngo akura ashishikariye kumenya amateka y'uwo mwami. Arabibaza, ariko natwe tugira igihe, tugira umwanya wo kwicara nabo tukabasobanurira buri mwami ndetse n'amateka ye. Hanyuma bigatuma rero akura ashishikariye kumenya amateka y'igihugu cye, akavuga ngo nanjye ibyo yakoze nabigeraho. Ni promosiyo ya kabiri. Ni promosiyo ya kabiri kuko promosiyo yacu ya mbere y'umwaka wa gatandatu yakoze umwaka ushize 2024-2025. Ndetse tunakora neza kuko ikigo cyacu nicyo cyabaye cya mbere mu karere ka Kayonza mu gutsindisha ibizamini bya leta. Iyi rero ni promosiyo ya kabiri. Twazanye abana b'umwaka wa 4, wa 5 ndetse no wa 6. Turashaka kubigira intego kugira ngo abana, umwaka ushize twabajyanye kuri mize i Huye, tubajyana i Nyanza mu Rukari, naho hari amateka y'igihugu cyacu ndetse menshi bahigiye. Ubu uyu mwaka twabazanye hano, ariko umwaka utana bwo tuzategura ahandi. Hari ahandi henshi mu gihugu cyacu abana bakwiriye gusura kugira ngo bamenye amateka y'igihugu ndetse n'ibyiza bigitatse. Ubutumwa abayobozi b'ibigo by'amashuri
ariko icyo twavuga, icyo twasubiramo ni ijambo His Excellence ajya atubwira buri munsi, kutubwira gukora umurimo unoze, gutanga serivisi nziza. Kenshi akomeza kudushishikariza, cyane cyane tunashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu muri iyi minsi, burimo burashyira urubyiruko mu nzego zose zitandukanye, zaba iz'uburezi, zaba n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Rero icyo badushishikariza ni ukutubwira yuko ari twe Rwanda rwa none ndetse n'ejo hazaza. Icyo navuga rero ni ukubabwira ngo dukomeze dukunde umurimo dukora, kuko umurimo dukora ni mwiza. Aba bana turimo turera ejo hazaza nibo bazaba baduha serivisi, nibo tuzaba dusanga mu karere, nibo tuzaba dusanga muri minisiteri, nibo tuzaba dusanga mu nteko ishinga amategeko. Uko twabigishije rero niko bazatwakira. Igihugu twabashyize mu biganza nicyo bazaba bayoboye, nicyo gihugu tuzaba tubona ejo hazaza.